murakoze inshuti z'ubuzima bushya TV, tugiye kubaganiriza ijambo ry'Imana umwanya mutoya ariko rikubiyemo ubutumwa umuntu yahereza umuntu wese bwo mu minsi. Ariko mureke tubanze dushima Imana turagushimiye kuduha undi mwanya wo kumva ijambo ryawe ryatugirira umumaro, kadukomeza mu bihe turimo, udushyigikire muri uyu mwanya kandi ritugirire umumaro, bisabye n'izina rya Yesu, amen. Ijambo ry'Imana dusoma riri mu gitabo cya kabiri cy'ingoma, igice cya 7, umurongo wa 13 na 14. Haravuga ngo, nindamuka nkinze ijuru, imvura ntigwe, cyangwa nintegeka inzige ngo zone igihugu, cyangwa ninohereza mugiga mu bantu banjye, maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga, bagashaka maso hange, nzahindukira, bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru babarire igicumuro cyabo, bakirize igihugu, amen. Niri jambo ngira ngo tuganireho, ngira ngo ntange ubutumwa umeze gutya. Iyo iminsi ibaye gutya, ntabwo iki ari cyo gihe gikomeye igihugu cyacu kinyuzemo, ntabwo iki ari cyo gihe gikomeye isi yose inyuzemo. Mu bihe bitandukanye twagiye tubona ibintu bikomeye byagiye bibaho, ariko kandi turashimira Imana yagiye turengera ikadutabara mu bihe bikomeye bitandukanye. Iki rero nacyo kirakomeye kuko kibiranumvikana kubona ubwa mbere abantu babonye impfu zimeze nk'izo turimo twumva mu matwi yacu zibera mu Butaliyani no mu bindi bihugu ngiyo, kandi birototera n'iwacu ko tumaze kugira abarwayi bakeya. Hari ingamba zikomeye zafashwe, ariko abasenga ndagira ngo mbibutse iri jambo ry'Imana. Iki gihe Imana yaravuze ngo ndamutse nkinze ijuru, imvura ntigwe. Iravuga ngo ndamutse ndetse inzige zikona igihugu. Ibyo byose namara kubikora, abitiriwe izina ryanjye bagaca bugufiya, bagasenga, bagashaka maso hange, kandi bagaca bugufi. Iki jambo ryitwa guca bugufi niryo nashatse gutindaho. Ari ibintu bitatu gusa tugomba gukora muri ino minsi ngira ngo mvugeho muri uyu mwanya: kwicisha bugufiya, gusenga no gushaka mu maso y'Imana. Icyo gihe ibyo nitubikora, Bibiliya yatubwiye ngo Imana izumva iri mu ijuru, itubabare ibicumuro byacu, dukirize igihugu. Hanyuma mu butumwa mbahaye ngira ngo mbahe mu bugumane, kandi umwe wese abuhe mugenzi we, tubumenye nk'abakristo dukurikirana ijambo ry'Imana. Guca bugufiya bishatse kuvuga gusaba imbabazi abantu abo dushobora kuba twarahemukiye ku giti cyacu n'Imana, ko iyo ntingi ndabeshywa. Twisuzume, ni umwanya tubonye kandi muri bihe twicaye ku nguku wo kwisubiramo no kwisuzuma. Kabiri ni ugushaka Imana rero mu kuyishaka, mu kuyihendahenda, hari ibintu dukora ku mutima w'Imana. Ni igihe duhagurukiye kwita ku mukene n'udafite shinge na rugero, ni igihe duhagurukiye kwita ku bantu bakeneye imbabazi, bakeneye ko tubagirira ibambe, ko tubitaho. Icyo ngicyo kinezeza Imana cyane iyo abantu bagihagurukiye, bakamenya abashonji bo muri bo, bakamenya imbabare, bakazitaho, bakamenya imfubyi, bakamenya abapfakazi. Mu bihe bisa n'ibi ni umwanya tubonye wo kugira ngo abantu tubiteho, tubamenye, bitera Imana kwisubiraho. Ikindi ni gusenga rero bigendana no kwizera ko Imana ariyo ifite urufunguzo rw'ibibazo turimo. Bigendana no kwizera ko Imana, nubwo abaganga bariho bagerageza bashakisha imiti, bashakisha inkingo, batugira inama y'ibyo twakora, ariko dukwiye kumenya ko hirya y'ibyo byose Imana ariyo mutware w'ikirenga, ari ifite ubushobozi n'ububasha buri hejuru y'ibyo byose. Badukurikiye rero ndabahendahenda kugira ngo mu bihe bisa n'ibi ngibi dukore ibi bintu bitatu: gusenga, guca bugufiya duhendahenda Imana, dushakashaka mu maso y'Imana, kandi tuyifitiye icyizere ntiyagira icyo ikora. Kubahiriza ingamba n'inama tugirwa n'abayobozi, kuko nabyo bizatugirira umumaro. Ariko iki nacyo muri uyu mwanya tubonye wo kwiherera mu mago yacu, tuganire n'umuryango, twisubiramo, twisuzuma, turebe niba koko hari ibyo twatunganya tukabishyira mu murongo wabyo, kugira ngo tubashe guhendahenda Imana. Murakoze cyane. Ndumva ubutumwa nabaho uyu munsi ni ubwo gukora ibi bintu bitatu, icyo twise ngo ni uguca bugufiya, gusenga no gushaka mu maso y'Imana. Murakoze cyane. Turabashimiye mwebwe mudukurikiye, kandi turasenga Imana kugira ngo ibihe bimeze nk'ibi ngibi dukomereze amaboko, mureke dushima Imana. Mana nuhimbazwe, wowe uduhaye undi mwanya wo kuvuga ijambo ryawe. Nyemerero mu bihe bikomeye nk'ibi ngibi abantu bakutse umutima bihebye bagize ubwoba cyane,
uhagurukana imbaraga zawe no gukomera, wigaragaze, utabara igihugu cyacu, utabara abaturanyi, utabara isi yose muri rusange, udukize coronavirus, kandi uhera abantu umutima yabo guhinduka, bisuzume bisubiremo, icyubahiro cyongere kigaruke kibi cy'Imana kuruta uko abantu batekereza ko gihabwa abantu cyangwa ibintu, ahubwo Imana yacu aba ari ihabwa icyubahiro muri byose. Bisabye n'izina rya Yesu.